Twongeye kubasuhuza, twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Muri kumwe na Evangeliste Migisha Emmanuel. Nkunda Imana n'abantu bayo. Nishimiye kongera kuza gutaramana namwe, kuganira namwe ijambo ry'Imana cyangwa se kubabwira icyo Imana ishyize ku mutima muri aya masaha kugira ngo tuganireho. Ariko twongeye kubahereza ikaze abadukurikirana muri mu mpande zitandukanye. Mujya mubitwereka ko mudukurikirana, Imana ibahereza umugisha. Rero buri muntu wese ahawe ikaze, Yesu abagire neza. Hanyuma reka dusenge Imana tudatinze nitumara twinjiye mu ijambo ry'Imana. Turagushimye kuri Imana ikomeye, bwugama buzima, mujyanama mwiza. Turagushimye kuturengera ku manywa na nijoro. Turagushimye kubw'umwanya wawe wongeye kuduha, kongera ukaduha amahirwe yo kuba imbere yawe. Mwami, si uko hari ibindi bitambo cyangwa se ibindi bintu by'agaciro twatanze, ahubwo ni ukubera urukundo rwawe rutarondoreka ku buzima bwacu. Tuguhaye icyubahiro. Tugeze mu kanya k'ijambo ryawe, kandi twamaze kumenya ko ijambo ryawe rihindura. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rifata ibitariho rikabihindura ibiriho. Mwami, reka abazaryumva ndetse n'abadukurikiranye aya masaha bongere basubizwemo izindi mbaraga, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo abasore b'imigenda bazacogora, ngo ariko abategereje Uwiteka ngo bazasubizwamo imbaraga. Ushimwe ko ujya udusubizamo imbaraga. Ushimwe kujya uturengera, ushimwe kujya uduhagararaho. Ushimwe utajya utubera nk'ab'isi, ushimwe kujya udufata amaboko. Ijambo ryawe rirongera rikadukomeza. Ijambo ryawe ni umutsima. Ijambo ryawe ritugira abagabo nyabagabo. Ushimwe. Hanyuma rero tuguhaye karibu n'ikaze. Turakwemereye Imana Umwana ndetse na Mwuka Wera, ubutatu butagatifu bugaragara hagati muri twe. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero Imana ikomeze ibarengere, Imana ikomeze ibane namwe. Tubahaye ikaze rero, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima muri aya masaha. Wowe ubona nanzira, wowe ubona ukabona ibyawe bitari gukunda, wowe uri kureba ukabona biranze, ndumva nshaka kukubwira ngo Imana igufitiye ubundi buryo. Ijambo inshize ku mutima muri aya masaha ni ukukubwira ngo ngubwire ngo igufitiye ubundi buryo. Imana igufitiye ubundi buryo nshuti yanjye. Imana igufitiye ubundi buryo muvandimwe. Wicika intege, wikigirira nabi. Imana igufitiye ubundi buryo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi 119 murongo waho w'122. Zaburi 119 murongo w'122. Bibiliya yera niyo turi gukoresha. Kadusome. Wigwatirize yuko uzagirira neza umugaragu wawe, abibone be kumata. Dusubiremo. Wigwatirize yuko uzagirira neza umugaragu wawe, abibone be kumata. Katwongeye dusome nanone iryo jambo ariko dukoresheje Bibiliya ntagatifu. Turasoma Zaburi nanone kandi 119. Dusome uwo murongo w'122. Twumve naho uko havuga. Haravuga ngo unyizeze ko byose biza nunganira, maze abirasi boye kunshikamira. Nshaka kuvuga ngo hari ibyari bigushikamiye, hari ibyo wabonaga ukabona nta nzira, hari ibyo wabonaga nta cyerekezo, hari ibyo wabonaga nta buryo, ariko numa nshaka kukubwira ijambo rivuga ngo Imana igufitiye ubundi buryo. Nshuti yanjye, Imana igufitiye ubundi buryo mu byo ubona biri kukugora, mu byo ubona biri kukugerageza, mu byo ubona biri kukunaniza, ariko Imana igufitiye ubundi buryo. Ya magambo yavuzwe nandi? Ya magambo yavuzwe na Dawidi. Yayavuze ryari? Yabivuze hehe? Hari habaye iki? Hanyuma amagambo yavuze ni Dawidi. Hanyuma Dawidi yageze mu bihe bigoye, yageze mu bihe biruhije,
areba hirya areba hino akabona nta nzira, yewe akabona nta buryo, atangira gusenga, atangira kwinginga Imana, atangira gutereta Imana, atangira kuganira n'Imana, atangira kwambara izindi mbaraga. Ndumva nshaka kukubwira tukiri aho, nujya ugera mu makuba, nujya ugera mu bikugoye, ujye ukunda gusenga, ujye ukunda kwemerera Imana, ujye ukunda kuganira n'Imana, ujye ukunda kubwira Imana ati ongera wuruke ku buzima bwanjye. Kandi si mu bibazo gusa, no mu bisubizo ujya wibuka gusenga. Amasengesho dusenga mbere y'ibitugerageza, ayo niyo aturindira mu bitugerageza, ayo niyo aturindira mu biduca intege. Mbega ari amasengesho dusenga mbere yo kwinjira mu kigeragezo, ayo niyo yongera kutwambika izindi mbaraga, niyo adutunga. Haleluya. Rero ijambo ryatubwiye ngo wigwatiriza yuko uzagirira neza umugaragu wawe, abibone be kumata. Ndumva nshaka kukubwira ngo Imana yongere yigwatirize ku buzima bwawe. Ndumva nshaka kukubwira ngo Imana yongere kurengere. Ndumva nshaka kukubwira ngo Imana yongere kuguhagararaho. Kandi ndagira ngo utangarize ngo kugera kure siko gupfa. Hanyuma araka kantu kamwe nasomye, n'akinyamaswa imwe yo mu ishyamba, nayo yari igeze mu makuba, igeze mu kaga, yabonaga nta nzira. Hanyuma iyi nyamaswa niyo bakunda kwita isha. Hanyuma yumva ishatse amazi ari mu ishyamba nk'ibisanzwe, hanyuma yumva ishatse amazi yo kunywa, iragenda ijya aho mu ishyamba, hari ahantu hari umugezi ari kutemba, ngo ijye kunywa amazi, ngo ibona harimo ingona. Hanyuma ngo irebye ngo isubire inyuma, kandi hamwe yaturutse ngo isanga batwitse iryo shyamba ririmo rirashya, hiturutse hari harimo harashya. Hanyuma ngo irebe ku ruhande aho yari igiye guhungira handi, ngo ibona hari umurashi wamaze gutamika umwambi mu muheto agiye kuyirasa. Ngo kandi irebe hirya ibumoso, ngo ibona hari intare. Hanyuma ibona nta nzira, irebye inyuma isanga n'umuriro, imbere hari ingona, iburyo hari iyo ntare, ibumoso hari umurashi. Mbega ibona iri hagati nk'ururimi, ibona ibuze icyerekezo. Iguma hamwe, yaje avuga ati reka n'ubundi nywa amazi, kuko nta wundi mfiteho kujya, n'ubundi mfe ariko nyweye amazi. Igihe kiri muri ibyo, ngo ikirere cyahise kibudika, hanyuma imvura itangira kujojoba. Hanyuma muri iyo mvura, muri icyo kirere hari harimo imvura, hari harimo inkuba nyinshi. Ngo igihe wa murashi afoye agiye kuyirasa itaranywa amazi, inkuba birakubise, wa murashi arikanga, umwambara awurekura naba atapimye neza, ngo uragenda ukubita ya ntare. Ya ntare niyapfa ihita ireba aho umwamba uturutse, yahetse ireka kureba kuri yasha, ahubwo iti simbuka ijya gufata wa muntu warurashe, wa muntu warurashe n'umwambi. Hanyuma igihe igiye, ya nyamaswa n'ubundi ireba inyuma, ibona imvura iri kugwa, iri kugenda izimya wa muriro, ihita isubira inyuma, igenda itangira kujya guca aho umuriro wazimye wajimijwe n'imvura. Hanyuma ingona yari iri mu mazi n'ubundi yagumyemo, hanyuma irokoka ityo. Rero hari igihe natwe tugeramo tukabona nta nzira, hari igihe tugeramo tukabona nta cyerekezo, hari igihe tugeramo tukabona hirya inzira zose zirapfunze, hanyuma ukabona ibintu byose byaribanye. Ariko ndumva nshaka kukubwira ngo mu ijuru hari Imana ijya ibasha kubohora ibyo ngibyo, mu ijuru hari Imana ijya ibasha guhindura, mu ijuru hari Imana ijya ibasha kwigwatiriza. Ijambo ryatubwiye ngo Imana iracyagufitiye ubundi buryo, Imana iracyagufitiye ikindi cyerekezo, wikigirira nabi, haracyari ubundi buryo. Nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 86 umurongo waho wa 17, ngo unyize
ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka unabaye ukamara umubabaro. Niko Zaburi ya 86 umurongo wa 17 havuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka unabaye ukamara umubabaro. Mana yongera ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza, Mana yongera iguhagarareho. Nawe uri umwe mu banyamahirwe, uri umwe mu babona amahirwe, uri umwe mu bakeneye ikimenyetso cy'ibyiza. Ntago ari wowe uzahora ubabaye, oya, ntago ari wowe uzahora wicuza, ntago ari wowe uzahora urira, ntago ari uzahora wibaza ku buzima bwawe ngo mbese buzagenda bite, ngo mbese bizaca he. Ndajya ngubwire ngo mu ijuru hari Imana, kandi ndashaka kukubwira ngo icyari kikuruhije, icyari kikugose, icyari kikubujije amahoro, icyari kikubujije uburyo, ndumva nshaka ko tuza gusenga, hanyuma Imana ikagira ibyo itwika, umuriro w'Imana ukamanuka ugatwika ibyo, imigozi yari iguhambiriye, imigozi yari igufashe, imigozi yari kuziritse, mu izina rya Yesu icike, mu izina rya Yesu idohoke. Nibutse neza ngo bano bagabo babiri, ngo Paulo na Sila, ngo bari mu nzu y'imbohe, ngo hanyuma buzura umunezero, ngo batangira kuririmba ndetse barasenga, ngo bamare gusenga bararirimba, ngo bwiza bw'ijuru buramanuka, hanyuma ijuru rirabimenye. Haleluya! Ngo batangira kuririmba buzuye umwuka wera, batangira kuririmba ngo ijuru rirabimenya, umucyo mwinshi uramanuka, ngo imbaraga ziramanuka, imbaraga z'igitangaza ziramanuka, ngo umuriro uramanuka, ngo utwika ya minyururu. Imwe yari ibagose, yari ibahambiriye, hanyuma inzugi nazo zibibonye ziti turi bande bo gukingirana aba bantu, iminyururu irekuye nazo ngo zita zikingura. Mare kwikingura ngo umurinzi ngo akanguke, ngo asanga hararanga, aravuga ati bacitse, ngo ashaka kwigirira nabi, ngo yitera icyuma. Baramubwira ati hoya wikigirira nabi, twese turahari. Iyo dutabawe ntabwo dutabarwa kugira ngo tugirire nabi abandi, iyo dutabawe ntabwo dutabara kugira ngo twirate ku bandi, ahubwo iyo dutabawe tuba tugira ngo hama tugire ibyiringiro, dukomeze n'abandi, tubabwiye ko aho Imana yadutabaye, aho Imana yadukuye nabo izahabakura. Twihuse turongera dusome irindi jambo ry'Imana, ari naryo tugiye gusengeramo, muri Ezekiyeli ibice 15. Ezekiyeli ibice 15 murongo wa 4 ndetse n'umurongo wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Murongo wa 4 n'uwa 5. Dore bagitaye mu muriro nk'inkwi, umutwe wacyo n'ikibuno cyacyo birashirira, kandi hagati yacyo naho harashya, mbese cyagira icyo kimara? Dore kikiriho ntacyo cyamaze, nkanswe ubu umuriro umaze kugitwika kigashya, hari icyo cyamara? Ezekiyeli 15 umurongo wa 4 n'uwa 5. Twongeye dusubiremo. Dore bagitaye mu muriro nk'inkwi, umutwe wacyo n'ikibuno cyacyo birashirira, kandi hagati yacyo naho harasha, mbese cyagira icyo kimara? Dore kikiriho ntacyo cyamaze, nkanswe ubu umuriro umaze kugitwika kigashya, hari icyo cyamara? Ndumva nshaka kukubaza, ikitarakwishe uri umwana, ikitarakwishe cya gihe urwaye, ikitarakwishe cya gihe ujya kubyara, ikitarakwishe cya gihe uri muri gereza, ikitarakwishe cya gihe ubukene bukumereye nabi no kujya saa sita ari ikibazo, ikitarakwishe cya gihe uri ku ishuri, hanyuma ubu nibwo cyakwica. Bibiliya itubwiye gute? Ngo dore abamarayika bagitaye mu muriro nk'inkwi, ngo kirashirira, umutwe wacyo, ikibuno cyacyo, ngo no hagati hacyo ngo harashirira. Ngo none ubwo kitagize icyo kigutwara, haleluya, none ubwo kitagize icyo kigutwara kikiri kizima, ubu kimaze gushya, ubu wamaze kugita mu muriro, nibwo cyagira icyo kigutwara. Ndumva nshaka kukubwira ngo
ibyo ni ibisigisigi. Ibyakabaye byarakwishe marayika yabitaye mu muriro. Ibyakabaye byarakwishe byamaze gupfa. Ibyakabaye byarakwishe byamaze kurangira. Ndumva nshaka kukubwira ngo humura, Yesu agufitiye ubundi buryo. Yesu agufitiye ubundi buryo. Hari ubundi buryo bugihari. Kuba ukiriho, kuba ugihumeka, hari ubundi buryo. Haleluya. Hari icyizere yuko Imana izagutabara. Wikigirira nabi mama, wikigirira nabi papa, wikigirira nabi. Yesu aracyari ku ngoma. Yesu aracyakurinze. Yesu aracyaguhagazemo. Hiyongeremo izindi mbaraga. Humura, wicika intege. Yesu agufitiye ubundi buryo. Ndumva kuvuga ngo Yesu agufitiye ubundi buryo. Ndumva kuvuga ngo Yesu agufitiye ubundi buryo. Yesu agufitiye ubundi buryo. Yesu agufitiye ikindi cyerekezo. Yesu agufitiye urundi ruhande. Hari urundi ruhande yacamo akagutabara. Hari urundi ruhande yacamo akakwiyereka. Yego koko wahuye n'ibikuruhije. Yego koko warakomeretse bihagije. Yego koko wabuze uwagufata umugongo. Wabuze uwagutabara. Wabuze uwakurengera. Uwakagukomeje. Uwo niwe wakugiriye nabi. Uwakagukomeje. Uwo niwe wakuretse. Ariko ndumva nshaka kukubwira ngo humura, Yesu arahari. Humura, Yesu arahari. Humura, Yesu arahari. Arahari ngo akugirire neza. Arahari ngo agutabare. Arahari ngo aguhagarareho. Arahari. Arahari. Wigirira nabi. Yesu arahari. Agufitiye ubundi buryo. Kandi agira ngo ubwire ngo hari ibyo atwitse ku buzima bwawe. Ibyo byakubuzaga gutambuka. Hari ibyo avanye ku buzima bwawe. Niba ubyizeye uvugira ngo amena. Niba ubyizeye ongera mvugira ngo amena. Humure, hari Imana ikora. Hari Imana ikora bitari amagambo. Hari Imana ikora bitari byo kubeshya. Kandi numva nshaka kukubwira, buri muntu wese akenera Imana. Buri muntu wese yinginga Imana. Buri muntu wese atereta Imana. Ongera wemerera Imana mu buryo bwawe. Ongera wemerera Imana mu buryo bundi. Ongera wemerera Imana. Ongera wemerera Imana. Wicika intege muvandimwe. Wicika intege mwene data. Wicika intege. Yesu arahari. Yesu arahari kandi ari kumwe nawe. Yesu arahari kandi azakugirira neza. Yesu arahari kandi icyo ndakora ku buzima bwawe. Umwizere. Ndumva kuvuga ngo Imana ijye ibasha kuvugana n'umutima wacu. Ijye ibasha kuduhagararaho. Tugiye gusenga. Uzamure kwizera. Ufatanye nanjye mu isengesho. Uhumure, Yesu arahari. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Maze kutubwira ko dufitiye ubundi buryo. Kandi turabyizeye. Kuko ijambo ryawe n'ubuhanuzi butavangiye. Ijambo ryawe niryo tugeraho tukaruhuka. Tukongera guhinduka abazima. Udufitiye ubundi buryo. Kandi uratubwiye ngo hari byinshi ujugunye mu nyanja. Hari byinshi utwitse. None ngubwo bitagize icyo bidutwara bikiri bizima, ubu nibwo twagira icyo tuba. Mwami ndakunezerewe. Kandi ndizeye ko abera bawe ntacyo baba. Yewe nanjye ubwanjye ntacyo naba. Kuko ndinzwe nawe. Ndabizi neza ko ari wowe utubumbatiye mu kiganza. Ndetse ubumbatuye Mwami nibwo twagira icyo tuba. Ariko uratuzigamye. Uduhagazeho. Habwe icyubahiro. Turagushimiye rero. Turagushimiye kubwo ujya ukora ikintu gishya. Turagushimiye ko ujya urema ikindi kintu gishya. Turagushimiye ko wongeye kurema ikintu gishya ku buzima bwacu. Turagushimiye ko uturengeye. Habwe icyubahiro. Ndagushimiye kubwo abamama urengeye. Kubwo abasore n'abakobwa urengeye. Ndagushimiye kubwo abenshi wongeye gucira inzira. Ndabizi hari abadukurikiye. Ndetse hari n'abazatwumva. Ndetse hari n'abazadukurikirana. Nabo ndabaturaho umugisha wawe. Buri muntu wese uzijerera mu ijambo ryawe azabone gukira. Azabone gusubizwa. Azatabarwe kuko uri Imana igira neza. Turagushimiye mu ngeri mwiza. Ngakomeza uganze kandi ukomeze witamurure. Urakoze kubiremye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom. Amahoro y'Imana abane namwe. Mugire kwizera. Muhumure. Mu ijuru hari Imana ikora. Kandi Imana ibafitiye ubundi buryo. Ibiguca intege nubwo bihari. Abagusuzuma nubwo bahari. Abo wagiriye neza akaba bakwitura inabi. Abo wagaburiye akaba ari bo uyu munsi bari guserereza. Cyangwa se akaba bari munsi bari kukwima. Ariko menya ngo mu ijuru hari ubundi buryo Imana imanuye ku buzima bwawe. Yesu abane nawe. Shalom, shalom.